Yampano akurikiranweho ibyaha bitandatu: gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha urumogi, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gufungirana umuntu, kwangiza ikintu cy'undi n'icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaburanisha Yampano warezwe n'umugore we Uwineza Diane. Yaburanye yunganiwe n'umunyamategeko umwe. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha hari babiri. Ni mu gihe inteko iburanisha yari igizwe n'umucamanza n'umwanditsi. Icyumba baburaniyemo cyari cyuzuye abaje kumva urwo rubanza. Yampano akurikiranweho ibyaha bitandatu: gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha urumogi, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gufungirana umuntu, kwangiza ikintu cy'undi n'icyaha cyo gukoresha ibikangisho. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 2 Kamena 2026 mu gapfukamunwa n'umupira ufite ingofero igera mu maso nk'ibyo muri kubona, ipantaro y'ikoboyi y'ubururu n'inkweto z'umukara zifunguye, niko urizagura Florine wamamaye nka Yampano yageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu kuburana ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Iburana ryatangiye saa 3:45 rirangira saa 5 zuzuye. Yampano yavuze ko atigeze afungirana umugore we agamije ikibi. Ati, nafungaga icyumba kugira ngo abaturanyi batumva ibyo turi kuganira. Umucamanza yabajije Yampano impamvu umugore we yagiye kumurega kuri RIB. Undi asubiza ko ati, nibyo ndi kugusobanurira. Yampano yagezeho kwisobanura biba birebire. Umucamanza asaba umunyamategeko kumwunganira. Hari inyandiko yanditswe n'umugore wa Yampano imubabarira ku byaha byo gukubita no gukomeretsa. Icyakora umucamanza yibukije umunyamategeko hari inyandiko ivuga ku makimbirane yo mu rugo hagati ya Diane na Yampano. Umwunganira Yampano yavuze ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho nta bimenyetso bifatika bihari. Umunyamategeko kwisobanura byabanje kugorana. Umucamanza yafashe umwanya amuha umurongo yakaba yagenderaho akavuga ibyaha bemera basabira imbabazi. Yampano yavuze ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Yampano yanavuze ko uretse icyaha cyo gukoresha urumogi nicyo adafite ububasha bwo kumubabarira. Ku cyaha cyo gukoresha ibikangisho nta mpamvu zihari no kwangiza ikintu cy'undi. Uwunganira Yampano yavuze ko habaye gushyamirana kandi ko Yampano yamuguriye indi telefone. Ku bwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, umunyamategeko yavuze ko nta muguke yerekana impanuka yabaye. Umucamanza yavuze ko motari wari utwaye Uwineza Diane yatanze ubuhamya. Yabajije Yampano n'uwunganira niba hari polisi yaje igapima ikareba ko habayeho impanuka. Ku cyaha cyo gufungirana umuntu, umunyamategeko yavuze ko bifungiranaga ku bushake. Nta batangabuhamya hari bavuze ko hariho iryo fungirana. Uwineza Diane yatanze imbabazi baniyemeza ko bagiye kongera kubana neza. Ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, umunyamategeko yavuze ko Yampano ku bushake bwe yaryivanyeho. Umushinjacyaha yavuze ko imbabazi zatanzwe ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Yavuze ko ibyaha byakozwe ku mpamvu zikomeye nyuma y'uko Yampano agonze motari utwaye Uwineza Diane. Umucamanza yabajije ubushinjacyaha icyerekana ko Yampano yagonze ku bushake. Umushinjacyaha yavuze ko yakuye umugore we mu modoka afata moto arabakurikira arabagonga. Yasobanuye ko hari historique yabayeho y'ibyangijwe byagombaga gusanwa. Yampano yahaye motari 30,000 kandi hari ubuhamya bwa motari na Yampano ku byabereye ahabereye impanuka. Ku cyaha cyo gufungirana yavuze ko inzu ibamo umugore n'umugabo Yampano yabwiye urukiko ko yakingaga bagashwana. Yasabye urukiko kutita ku mvugo za Yampano n'Uwineza. Ku cyaha cyo gukoresha urumogi basanze afite urugero rwa nonogram 166. Yasobanuye ko ubwo yari Rubavu yanyweye urumogi kandi ko ingano y'ibiyobyabwenge afite mu maraso imwemera gukora n'ibidakorwa, ndetse akaba ariyo mpamvu yakoze ibyo akurikiranweho byose. Ubushinjacyaha bwasabye ko Yampano afungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira bakomeze gutegura dosiye. Yampano kandi yavuze ko Uwineza yagiye kumurega kubera uburakari. Yanibukije urukiko ko hari ibyaha abatavuze birimo ivangura. Yasabye ko yagirirwa icyizere agafungurwa. Yavuze ko ibyumweru 3 amaze muri kasho yize amasomo akomeye ku buryo atazongera. Uwunganira Yampano yavuze ku cyaha cy'ubwinjiracyaha mu cyaha cyo kwica nta bimenyetso bihari byemeza ko iyo mpanuka, bityo ko ari ibitekerezo by'ubushinjacyaha. Umugore yavuze ko Uwineza Diane afite inda y'amezi 5 kandi ko yifuza gukomeza kubana na Yampano. Basabye ko hashingiye ku mbabazi zatanzwe n'Uwineza Diane urukiko rwazaca inkoni zamba Yampano agafungurwa. Yasabye ko
akurikiranwa adafunze urukiko rwagira ibyo rumutegeka. Ikindi kandi yasabye ko bamurekura kubera ko hari abishingizi babiri. Cyakora umucamanza yibukije ko abishingizi bakabaye bari mu rukiko bakabazwa, bakaba bafite icyemezo cyo mu nzego z'ibanze cy'uko bose ari inyangamugayo. Indi ngingo ya nyuma ku bwishingizi, umucamanza yibukije Yampano n'umwunganira ko bakabaye bafite ibyangombwa byerekana ko ibyo bishingira bikavugwa mu rukiko. Urubanza rwapfundikiwe, umwanzuro uzasomwa kuri tariki 5 Kamena 2026 saa 9 z'amanywa.